aheza nisanze ni Rwanda. Aheza nisanze ni Rwanda. Rwanda mvuga ni mu Rwanda. U Rwanda rw'imisozi ibihumbi by'ibiyaga bigari. Bigaragiwe n'ubwiza karemano rwahawe n'iyaruhanze. Byiza nshuti bakunzi bacu, nizere ko mukomeje kugubwa neza mwe mukunda ibiganiro byacu hano kuri Igitego Media. Nkuko mumaze kubimenya rero, iki ni ikiganiro Dreams and Hustle. Akaba ari ikiganiro tugirana n'abantu batandukanye, aho twereka abanyarwanda impano zitandukanye utapfa kubona, ziba ziri ahantu hatandukanye mu nce z'igihugu zitandukanye. Uyu munsi tukaba tura mu karere ka Bugesera, tukaba turi kumwe n'umwana w'umukobwa ufite impano. Mbere na mbere yabanza akatwibwira, witwa nde? Nyirimo Harriet. Nyirimo Harriet, ufite imyaka ingahe? 17. Imyaka 17. Biga makangahe? Niga senior 3 nakoze no mwaka. Wakoze ikizamini cya leta. Sasa rero twaje hano, batubwiye ko uri mu bantu bafite impano zidasanzwe muri kano karere kanyu cyangwa se hano muri Bugesera. Sasa rero nashaka kubaza ikibazo, ufite impano ubundi mbere na mbere? Ufite impano yo guhimba imivugo. Ufite impano yo guhimba imivugo. Sasa rero twebwe ikiganiro cyacu twereka impano abanyarwanda bakagira icyo bivugaho, abo bibasha bakavuga ati ni sawa, abo utanayibasha nuko nyine, ariko nyine ndabaragaragara ko byaze bikunze. Sasa rero ugiye kuvuga imivugo, uwo muvugo wateguye wizera kuzi neza abanyarwanda, ubanze ubereke bagira icyo bivugaho. Uri tayari? Ya. Ntabwo ufite? Ntabwo. Ngaha twagiye kabisa. Umuvugo uduteye irongo mu mararongo. Uyu ni umunsi mwiza udasa n'iyindi. Uyu ni umunsi usobetse umunezero. Uyu ni umunsi Imana yahaye abo yakunze kunezerwa kubw'urukundo rw'yabahanze. Umunezero ugataye imitima yabo, nanjye inganzanjye nkayibatora. Uduteye irongo mu mararongo. Uyu mbabwira yitwa umumararongo uhiga bose. Wakoze kuba nyampinga, imico n'imyitwarire ye ikayobera urugero abasigaye. Uduteye irongo mu mararongo. Ariko rero mu mararongo, ngiye nka murumuna wawe, sinzi uko nabivuga kuko ndumva byandenze. Uduteye irongo mu mararongo. Aho nahoze ndi ku ishuri, numvisha abandi banyeshuri bavuga ngo uyu munsi uragenda, kandi uragenda unsize n'ababyeyi bacu. Ese koko muvande, uyu munsi uragenda, nose nugenda kuraba? Uduteye irongo mu mararongo. None se mu mararongo, ko mperuka kubwira data na mama kutazigera ubasiga, kuzabaguma iruhande ubafasha imirimo yo mu rugo, byaje kugenda bite ko? Uduteye irongo mu mararongo. Naho se ngiye nka murumuna wawe, nibuke ibyo wansezeranyije, umbwira ko uzagumana nanjye, unyigisha imirimo yo mu rugo ndetse no kwita ku babyeyi bacu. None se mu mararongo, aka kanya ko mubyumva rero, umwana hano akaba afite impano idasanzwe. Ngiye ku giti cyanjye nashimye, nawe uza kutwandikira muri comment tubwire se iyi mpano y'umukobwa uyumvishe gute, abikomeze cyangwa byihorera hanyu kabisa. Umva ko avuga umuvugo mwiza w'ubukwe. Ubwo n'abantu rero bateganya gukora ubukwe, bana muraza muri bio murebe nimero ziwe mu mwikiraka, abana nk'aba ngaba bakeneye kuzamuka. Sasa rero twigarukire mbere na mbere, ubundi ibintu byaje gute byo kuvuga imivugo, byatangiye ryari? Ibintu byatangiye niga muri senior 1, nibwo naje kumenya yuko nabasha kuba nahimba umuvugo bigakunda. Byatangiye muri senior 1. Byaje gute? Bya nyine usangiza abantu uburyo byajemo, byaturitse ku inspiration. Hari ukuntu nyine umuntu aba muri we yumva harimo ikintu ariko atazi ngo icyo kintu ni igiki. Rero hari ukuntu muri nko kwiga mukigene nko masaha nyine wumva mu mutwe ujagaraye, nk'umuticha wenda bari nko kwandika nka note ku kibaho, nawe uri kwandika uganyuma ukubura agakaye ukagira nk'ikintu wandika, ariko ukandika utazi ngo uri kwandika ibikine, ubu utaramenya neza ibyo ngibyo ibyo urimo. Ni uko nguko nyine biba byaratangiye kabisa. Murumva ko mu by'ukuri impano yawe watangiye kwinyuma mu wa mbere segonderi. None niwe muvugo wa mbere wanditse ukavuga ati uyu nguyu ndawanditse, witwa ngo iki? Umuvugo wa mbere nawanditse, hari umuntu twari duturanye wari ufite ubukwe, none kumwe abantu bose bari kumufelicita bamuha impano. Sinzi ukuntu abatireka mfate fone ya mama nanjye nk'umuntu tuziranye, mwandikire nanjye mu bwate mwifuriza ubukwe bwiza. Mfata nyine nandika message, ngiye numvishe ko mwandikiye message, gusa wayisomye yumva birenze message, arahamagara aramutse ndawanditse ibintu. Mama namwe ati ni ngewe, turavugana namwe ati se iyi message uraniwe wayanditse byanyabyo? Ndavuga ati ni ngewe. Nyine numva we yabigize nk'ari ibintu birenze, kanye numva ari utuntu dutoya turi aho ngaho
ngaho aramatse wabasha iyi message wabasha gukomeza ukayandika ikavamo message ndende ukagira ikintu ukuramo. Ndavuga ati yego nta kibazo ko nyine numvaga ko ni ibintu byanjemo ntago nabishakisha, numvaga ari ibintu bisanzwe bito biri aho ngaho. Nuko nyine byagenze ndabyemera ndandika mbona nanditse byinshi mbasha kugenda mbicimbaguramo nayiviyemo umuvugo, nibwo naje kumenya ko nyine bindemo. Okay, wow guys, urumva ko rero uyu mwana w'umukobwa yavumbuye impano ye neza cyane. Urumva byatangiye ari akantu gato yanditse nka message, ariko abantu bakuru bamenya ko afite impano. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Sasa none burabizi muri kino gihe nta kintu itagira imbogamizi. Ubona ari izi mbogamizi ugira mu buzima bwawe bwo kubagira uzamura impano yawe? Imbogamizi ngira nyine nuko nta muntu uba umba hafi wenda wabasha kumfashe. Urabona nubwo mba ndi guhimba iyo mivugo ndayandika nkayibika, nta muntu undi iruhande kujya mwati ahanga urahishe hatware gucya. Nyine ni ngewe byimenyera kuba ngira imbogamizi ko umuntu wamfashamo n'umuntu wenda ubisanzwemo twaba tuziranye wabasha kunyerekera, kuko inzira ya nyayo umuntu yabikoramo kugira ngo bigende neza. Okay, birumvikana. Mwana w'umukobwa aragira ati imbogamizi agira mu buzima bwiwe nuko atagira abantu babizi bamufasha mu bijyanye n'iki, mu bijyanye no kwandika imivugo yiwe, cyane ko n'umwana ukifite impano ukizamuka abakeneye abantu kugira ngo babizi kugira babashe kugira uti ko bamufasha mu myandikire yiwe, kuko urumva ko ari umukobwa ufite impano idasanzwe rwose. None ndagira ngo baze ikibazo kindi, uba wumva intego zawe ari izihe? Bintu by'imivugo ushaka kuzabijyana ku ruhe rwego? uba wumva ushaka kugera ku ruhe rwego mu bivugire y'imivugo yawe? Mba nshaka kuba nazamuka nkagera kure cyane, nkaba namenyekana mu buryo nyine mba numva ibintu, kuko kera bajyaga bavuga ngo abakobwa babaga bazi ibintu by'imivugo, indirimbo z'ibihozo, naye mba numva nasigasira umuco. Hakaba hari ibintu nyine naye nakora ku buryo najya mvuga ati byibuze nanjye mu muco nyarwanda nanjye hari ikintu nzimo gifatika. Numva ko ari ibintu byiza cyane. Umwana w'umukobwa aragira ati ibi bintu by'imivugo abashaka kubizamura ku buryo ki azasigasira imico n'ururimi rw'ikinyarwanda, akajya avuga imivugo n'ibihozo, cyane ko mugani ko bavuga ko abakobwa ari abantu bakundaga kubikora cyane mu myaka ya hambere. Icyo twavuga rero ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa atera imbere kandi akomeze akore ibintu byiza cyane. Mu by'ukuri ngiye ku giti cyanjye nishimiye impano ufite, ndumva ari impano kabisa yo kuvuga imivugo nziza, kandi navuga ngo ukomerezaho. Abantu rero badukurikiranye hano kano kanya nagira ngo mbabwire ngo umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu abakeneye amaboko yacu, abakeneye amaboko yawe, kugira ngo abashe kuba yateza imbere impano yiwe, cyane ko impano ni nyinshi mu gihugu, ariko akenshi na kenshi hari igihe impano zirangira zitabonye ubufasha kugira ngo babashe kuba batera imbere. Ariko twizera ko abantu mudukurikiye, umwana w'umukobwa buze kugira icyo mumarira mu bijyanye nk'uko mubyumva rero. Umwana w'umukobwa akaba afite impano idasanzwe cyane. Sasa ngize hari akantu ntekereje nshaka kubaza. Wabishobora kuba wavuga umuvugo kano kanya wihimbiye kano kanya, hari ibyo bita freestyle wenda mu ndimi z'amahanga, washobora guhimbira umuvugo kano kanya ahangaha aka kanya ubu ngo kukuje utapanze utateguwe nk'umuntu ufite impano uvuga ati ngiye kuvuga umuvuga kano kanya, nkuko mu buzima busanzwe arabizi mu bahanzi hari ukuntu umuhanzi aririmba indirimbo akavuga ati mba mutunguye akavuga ku kintu runaka, nawe bashobora kuvuga umuvugo aka kanya utanditse uvanye mu kano kanya. Yego. Sasa ugiye kutubwira rero, utubwira umuvugo wihimbiye, uratubwira kuwuhe? Kuri sida. Aya sida soya, vuga ku Rwanda. Ngiye nshaka ko uvuga ku muvugo uvuga ku Rwanda. So wabishobora? Ushaka ikintu nyine uvuga ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego. Urumva wabishobora? Okay, tayari twagiye none sasa. Guys, mureke twumve n'umukobwa tubwire agiye kuvuga umuvugo kano kanya atanditse, twumve nawe turi tayari? Okay, twagiye. Ku Rwanda. Ku Rwanda. Ku Rwanda. Aheza nisanze ni Rwanda. Aheza nisanze ni Rwanda. I Rwanda mvuga ni mu Rwanda. U Rwanda rw'imisozi ibihumbi by'ibiyaga bigari. Bigaragiwe n'ubwiza karemano. Karemano rwahawe n'iyaruhanze. Iyaruhanze ntiyigeze iruhangika. Yaruhanganye urukundo n'umugisha.
ishemikaho n'ishusho y'amahoro, amahoro araganza arasendera, asesekara mu banyarwanda bose. Ubu bose bitegereza u Rwanda nyarwanda rwa Gasabo, bisasiye umutuzo n'umutekano, biyorosha umutuzo n'amahoro, bogeza ubumwe n'ubwiyunge. Ubumwe n'ubwiyunge buraganje, igaje iwacu ziravomera, amata iwacu ari ku isonga, isano iwacu ni urukundo, urukundo ni abanyarwanda, u Rwanda ni impano twiherewe. Bana cyaze kabisa. Wow, mbega ubu muvugo kano kanya uvuze n'ahandi wanditse nibwo uvuze kano kanya urawihimbiye urumva bitondetse neza nk'ibintu bya guys. Murumva ko uyu mwana w'umukobwa afite imana idasanzwe. None se ngize ikibazo cy'amatsiko, hari umuvugo wasigaye kuba watangiye mu guhereye senior 1 mukamenya ko ufite imana yo kuvuga imivugo. Hari uwo barasohoka gusohora hanze mu buryo bwo nko kubarumaga basohora imivugo, hari uwo wigeze ushyira hanze wowe? Oya nawe. Kubera iki se kandi n'ufite impano, niyo mpamvu utatumye usohora imivugo yawe? Nyine urumva kuba mfite impano ariko nta muterankunga mfite, ntabwo urumva byapfa gukunda. Okay, mu magambo make ibintu bijyanye n'ubushobozi. Guys, murabyumva ko rero umwana w'umukobwa afite imana ariko aragira ati nta muvugo n'umwigeze ashyira hanze kubera ko ubushobozi ni cyabaye ikibazo. Murabizi guys, muri ino minsi ikibazo cy'ubushobozi kiba gihari cyane ku mwana nk'uyu nguyu ufite impano, ukiri muto utagira akazi, ukiri n'umunyeshuri, abakeneye amaboko, abakeneye abantu bamufasha kugira ngo azamure impano yiwe. Navuga ngo rero guys, nahacu kugira ngo twidufashe impano nk'izi ngizi kugira ngo zizamuke, kuko ni iterambere ry'igihugu n'iterambere ryabo muri rusange ndetse n'imiryango yabo. Reka rero mbashimire mwese, nshimira n'uyu mwana w'umukobwa waduhaye ikiganiro cyiza, mubwira ati wakoze cyane, nizere ko nimutane tugitena tuzakubona. Yego, warakoze cyane. Reka dushimire abantu bose twabanye ku Gitego Media, mbabwira ngo ikiganiro cyacu nakagaruka. Stay tuned, murakoze cyane.